mukomere inshuti zanjye nabashimiye kongera kuba mufasha akanya mukantega amatwi no gukomeza kuntera inkunga mu biganiro byose nakomeje kugenda mbagezaho. Nkuko bimeze rero muri gahunda zacu ni ukuganira duterana inkunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikiganiro cyanjye nakise inspiring no kumotivating mu bitekerezo byacu bya buri munsi, mu byo dukora, mu by'ubuzima bwacu ducamo. Inshingano mfite cyane muri gutangiza iki kiganiro no kugenda nkura no kugenda ngira experience, nagira ngo dukomeze kuganira ku amazina y'abanyafrika, irangamuntu y'abanyarwanda, tukavugana n'imibereho yuko abanyarwanda mbere y'abakoloni uburyo basengaga Imana yabo, tukabivugana, tukongera tukavugana n'ikintu cyo kugira ngo duteze abategarugori imbere se, ababyeyi se, abakobwa se, n'abandi bose bafite ubuzima butandukanye n'ubwo twari tuzi se, abo bita batinganyi se, tukabafasha tukabagira kumva icyo no kubemera ku byo batekereje mu buzima bwabo, tukabafasha tukabateza inkunga. Ikindi ni ukuganira ibintu bisanzwe by'umuco hagati yacu, umuco w'abanyarwanda se, umuco w'abanyafrika se, nuko ubundi buzima bwo hanze bumera. Ni ibintu rero tuganira bya buri munsi. Akenshi ibi biganiro byacu usanga rimwe na rimwe abantu barakara se, abantu bakabyumva nabi se, ariko icyo nshaka kubabwira n'ikintu nkomeza kubashishikariza cy'inama nuko uhindura imyumvire yawe yuko ubona ibintu, ubuzima bwawe bugahinduka. Kurakara no gutukana aho bituruka naho biterwa ni imyumvire ufite, abantu badushyizemo se mu ishuri se cyangwa se gukura se, ukumva ko iyo myumvire ariyo yonyine nta kindi gishobora kuyihindura. Aha niho ifundo ryo guhinduka riri, uhindura imyumvire yawe, uhindura intekerezo yawe, ubuzima bwawe bugahinduka. Niyo mpamvu nicaye nkavugana namwe. Ibyo nahinduye nibyo ntekereza, nane imeze nkamwe nkuko mubyumva. Ariko rero ntekereje, mpinduye intekerezo yanjye, mpinduye imyumvire yanjye, ubuzima muri njyewe burahinduka. Niyo mpamvu buri gihe nicaye ha kugira ngo tuganire, kugira mwumvishe uburyo mbese mbere na nyuma yuko mpindura imyumvire uko ubuzima bugenda. Ibi ni ibintu ugomba kureba ku bwawe. Uyu munsi rero ntatinze, icyo tuganira cyane ni amazina y'abanyarwanda. Ngenda shaka ko buri munyarwanda wese ahari, buri mwana ukuze uvutse agomba kumenya ko amazina baduhaye, amazina dufite, twayahawe n'ababyeyi bacu, nabo bayahawe n'ababyeyi bacu, nabo bahabwa n'ababyeyi bacu. Usanga rero ahanini mu Rwanda dufite amazina yo bita amakristu, ariyo mazina yavuye hanze, amazina y'abazungu, noneho tukagira n'amazina y'ikinyarwanda ariyo abasekuru bacu baduhaye, ariyo aduhurizaho n'abanyarwanda, tukayita amapagani. Abana nabo bakagira amazina y'abisilamu, bakangira n'amazina y'ikinyarwanda. Yewe iyi myumvire nyine yaje irahindura, inza mu ntekerezo yanjye, mpita mfata inshingano zo kuza kubaganiriza, kubabwira, kubamenyesha iyi myumvire yanjye, tukareba uko bigenda. Yewe nkimara kubyumva
nkimara kumva ko amazina dufite, izina nari mfite ryitwaga Louise, menyeze ko ari izina ry'abafaransa nk'uko tubizi, nari nzi ko ari izina ryanjye ndikunda. Ariko umuntu arambaza ati Aloise bivuga iki? Ndi hano muri Australia mbura icyo mvuga. Ndavuga ngo ni izina ry'abafaransa. Ati suri umufaransa? Ndavuga ngo ya, uko twakoranijwe n'abafaransa. Urumva rero ako kantu kahise kanzamo mu ntekerezo yanjye, havuga kuki ko kuwa mugani dufite ya mazina. Ugasanga abandi mufite amazina menshi atandukanye, se nyine se muri famille yanjye harimo ba Alfonsina se, ba Letitia se, Emmanuel se, Yves, Rosa, Esperance. So ayo ni amazina y'amakristo twahawe n'abazungu baje bamaze kudukoloniza, bamaze kudushyira mu madini yabo. Batwumvisha ko amazina yacu ananirana kuyasoma se, cyangwa se atumvikana se. Impamvu sinyizi, yuko impamvu baje bakayahindura, bakatwinjirira mu muco w'uko twitaga amazina. Icyo babwira twemeranyaho hano mbere y'abakoloni baza, aho nicyo kintu ngomba kukubaza, nicyo kintu mbere y'uko nsubiza ugomba kwibaza. Mbere y'uko abakoloni baza, abanyarwanda bitaga amazina yabo bande, bitwaga bande. Mbere y'uko abakoloni baza, sosiyete y'abanyarwanda yabayeho ibaho, y'abanyafurika yabayeho ibaho. Amazina bitaga abana babo nayahe? Twabyemeranyeho, nizeye ko za Louise zitarimo, ba Esperance bitarimo. Twari dufite amazina ya Kinyarwanda, amazina yombi aranga umunyarwanda, aranga umwana w'umunyarwanda. Ababyeyi, abasekuru bitaga bakurikije ibihe, bakurikije ibintu byaciyemo, bakurikije niba ari cyo bita umuco. Umuco ntawe uhera, umuco uhera ku mazina. Iki nicyo nshaka kubagezaho. Kuki umuzungu yaje n'umwara bakaza mu madini bakaduhindura amazina yacu? Kuki se tutagombye kuba abisilamu se cyangwa tube abakristo, ariko tugumana amazina y'ikinyarwanda nkuko ahandi mu zindi community zihari zimeze? Twe twenyine muri Afrika, ahenshi muri Afrika no mu Rwanda nkuko mbabwira, niho byabaye cyane. Niho baje amazina yuko twitaga abasekuru bacu, ko bari barateguye, ko bari bayakuraho barayajyana. Twabifashijwemo natwe tuba abakristo, twumva ko amazina yacu ari mabi. Umunyarwanda akagira isoni zo kwita izina ry'ikinyarwanda. Ubu abana bari kuvuka bagashaka amazina y'abazungu kubera ko amazina yabo yumva ko asebye, yumva ko nta gaciro afite. Icyo nicyo kintu ushaka ko buri mwana w'umunyarwanda haguruka rero. Agaciro tugomba kuzana, agaciro tugomba kwitaho, naho ngaho gahera ku izina ryawe. Igihe uzagira ikimwaro mu ntekerezo yawe, n'isoni mu ntekerezo yawe ryo kwita izina ryawe ry'umunyarwanda, ryo kwitwa izina ryawe ufite, aho ni ikibazo gikomeye cyane. Ubitekerezeho. Aho niho mind nyine, niho intekerezo zacu zitandukanye. Nta muzungu ugira isoni ry'amazina yabo, bagira pride y'izina ryabo. Niyo mpamvu bashaka kuyakwiza hose, niyo mpamvu bashaka ko abantu bose bagira amazina yabo. Ni pride yabo. Pride y'Abongereza ni ukumva ko buri munyafurika wese ashobora kugira izina ry'icyongereza. Niyo mpamvu baduhoraho muri Afrika. Barashaka Abafaransa ko buri mwana wese wo muri Afrika agomba kugumana amazina y'Abafaransa. Iyo ni pride yabo, ni pride yabo. Abarabu nabo baraza, Islam ikaza nayo ikavuga iti aya mazina na yanyu. Pride yaho y'umuco wabo, pride y'amazina yacu twarayitaye, pride y'amazina y'ikinyarwanda twarayitaye. Aho niho tugomba kumvikana tukagarura.
njye narayigaruye. Impamvu nica andi kodinga nuko nabiciyemo nkagenda izina Loise nkarikuraho nkafata amazina Ndizeye Rubasha nkayahindura. Uko niko kugarura pride yawe, uko niko kugarura pride ya identity y'umunyarwanda uri. Aho uri hose ubuzi icyo witwa, icyo uri cyo cyari kikwiye guhura n'amazina yawe. Ubu experience ndi kuyibona ko ndi umunyarwanda uhuye n'amazina yanjye. Iyo umuntu ambajije nitwa Ndizeye Rubasha, bihita bumva ko ndi Afurika. Nkabasobanurira noneho ahumva ko ndi umunyarwanda. Mbere bagiraga ikibazo nyine nk'icyo, bakumva izina Loise bati se iri zina se ni iki, ni irihe, ariko bahita bamenya uwundi we. Iyo nubabwiye n'izina, ako kabazo ko kugira ntako kakirimo, Ndizeye Rubasha, bahita bumva ko ari pride iba muri wowe. Nicyo ndi kubabwira. Ubu nicaye handi recording uyu munsi kuko nashakaga ko buri munyarwanda wese byibuze ubimenya. Si ngombwa kuhindura izina. Guhindura izina ni ubushake bwawe bikurikije n'uburyo bwawe urimo. Ariko rero ikintu ugomba kumenya, ha muco wuzura udafite amazina y'abanyarwanda. Umuco uhera ku mazina. Umuzungu yaraje abijyamo kugira ngo atwinjire mu muco yuko abasekuru bitaga amazina, atwereke ko adusumbye. Iki nicyo kishaka kugaragaza ko aturuta. Kubigarura rero no kubitekerezaho. Ubu tuvugana aha nandikiye Kemenyesha ubuyobozi kugira ngo tubivuge mu rwego rw'igihugu. Ubu ndikohereza email muri ofisi ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndikohereza n'indi email yo High Commission yacu iba muri Singapore. Nzakomeza no kuzohereza handi n'ahandi hose mu bihugu bya Afurika duturanye, mbamenyesha ko iki kintu twakitaho, iki kintu bakakigaho ku buryo mu rwego rwo hejuru, kumvisha ko twari dukwiye kugarura agaciro k'amazina y'abanyarwanda. Muri Afurika twari dukwiye kugarura agaciro k'amazina y'abanyafurika. N'izindi department zishinzwe umuco tuzagenda tubivuganaho. Iki ni ikiganiro mfunguye kugira ngo tuganire, twumvikane, tubyumvikaneho, tubiganireho, tuzane ibitekerezo byacu. Ubuzima ni ubwacu, ibyo dutekereza ni ibyacu. Umuco ni uwacu, umuco uvuganaho na ba nyirawo. Duhindura imyumvire, ibintu byose bigahinduka. Kugira ngo tubimenye rero nuko tubivugana, nuko tuza tukabivugana nta kurakara, tukabivugana mu mucyo, kuko ni ubuzima bwacu. Izi nshingano zanjye rero nzazikomeza nyine, komeza kugira amahirwe yo kuvugana kuri izi social media. Zaradufashije kugira ngo buri gihe aho uri hose ushobore kuzana igitekerezo cyawe, ushobore kuganira n'abantu bawe. Tuganira rwose mu buryo busesuye, ntawe tubangamira. Ibyo tuganira byose biba bivuye mu ntekerezo yanjye, biba bivuye muri mind yanjye. Yes, kuko abantu benshi nyine ntiduhuza n'ibyo. Turavuga uti nanjye mfite famille, abana babiri bemeye guhindura amazina yabo, bafata amazina, umwe afata izina ry'umunyakenya, undi afata izina ry'abanyarwanda, kuko umugore wanjye ari umunyakenya. Umuto ntabwo arahindura, kuko buri wese aba afite intekerezo ye, buri wese aba afite uburenganzira bwe
bwo gutekereza icyo ashaka. Niyo mpamvu nyine ari ibintu nyine tuganira nyine, si ukuvuga ko warakara kuko n'ubundi ayo mazina nitwe twayabahaye. Iyo nanone igitekerezo kije ukakiganiriza nabo birumvikana kugira ngo tubiganireho tubitekereze. Nk'uko dukuze rero ni ukubiganira, niyo mpamvu kuri my channel YouTube The Rubasha Family Podcast, ukajya no kuri my personal channel Ndizeye Rubasha. Nibyo bintu ushaka ko tumeza kuganira, tuvugane, twigishanye, duterane inkunga nyine. Aribyo nise ku inspiringa no kumotivatinga mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora byose buri munsi. Iki cyumweru rero ni campaign yanjye nafunguwe yo gukomeza kubagezaho, kucommunicatinga n'inzego zose z'ubuyobozi mu gihugu, mu Rwanda n'ahandi hose mu bihugu bya Afurika, kugira ngo iyi nshingano yo guhindura amazina, iki kintu cyo kugira tugarure agaciro k'amazina y'Abanyafurika, tugarure agaciro k'amazina y'Abanyarwanda, twibuke uko abasekuru bitaga amazina, amazina yabo, amazina yacu, tubitekerezeho. Nshuti zanjye mukomere, kandi yes, ndacyabashimira kubera ko feedback zanyu nizo zituma buri munsi nongera guhaguruka, nongera kugira ingufu zo kuza nkicara hano muri studio hari recordinga tukavugana. Ikindi gahunda uko zigenda zikomeza, dufite studio nyine ubu saa dutangira guhamagara n'abantu, ku buryo niyo twakoresha Zoom tukaganira, niyo naza traveling se, ku buryo twagirana ibiganiro bisesuye kugira ngo dukomeze dutezanye inkunga kuri iki gitekerezo cyo kugarura, cyo guha agaciro amazina yacu, amazina y'Abanyarwanda. Sawa, murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Abandi wenda ni ninjoro mugire umugoroba mwiza. Sawa kandi murakoze.